Hello students, I hope you are okay at home, and I want to welcome this lesson today. But before we continue, I want you in order to know this lesson, and I'm going to be helping you understand English and the kinyarwanda. Please, don't shouting. Let's go. I admire you, how you teaching this lesson. Don't stop learning, my friend. If you want to make a sentence, please, I apologize for that. Ndakwinginze rero wa muntu ntuhagarike kwiga. Wa muntu ntuhagarike kwiga niba ushaka kumenya iri somo. Rikurikirane paka rirangiye. Hanyuma nurangiza duhe subscribe na like na share na comment. Ubuntu kuri wowe. Biragufasha natwe bigatunezeza kuko bitwereka yuko dufite abantu bari dukurikiye. Tuba tubaha amasomo ku buntu tukabigisha mu gihe mwakabaye muvi wanyu mukikorera ibikapu mukajya mukarenga imisozi cyangwa mugatega mujya kubishakaho ubumenyi ibintu byaroroshye ubumenyi bubasangaho muri iyo ufite smartphone ni ingenzi cyangwa se downloading uzajya ukurikirana ushyire kuri flash ushyire kuri televiziyo wiyigira icyongereza maze urebe mu minsi mike. Abantu bari bakuzi bakubonaga usita azahita bavuga ati uriya muntu icyongereza gikuye aka kanya ko ntigeze mubona yikorera ibikapu cyangwa ngo agiye kwiga. Uzaba bacanjemo akantu rero tubereka ko byose bishoboka. Okay, I admire you how you teaching this lesson. Ndabashimiye uko mwigishije ano magambo cyangwa se uko muri kwigisha aya magambo. Impamvu twashyizeho iriya ing form ni igikorwa kiri gukomeza, ariko kitari gukomeza iriya ing form ntago yakabaye irimo. I admire you how you teaching this lesson. Ndabashimiye uko muri kunyigisha rino somo cyangwa se uko mwigishije rino somo. Yes. Nawe rero uzashyire muri comment uvuge ati I admire my teacher. Ndagushimiye mwarimu wanjye. I admire. Karaka jambo rero uzajya ukandikira nk'umuntu ugukoreye ikintu cyiza, si ngombwa gukoresha ngo thank you. Thank you, what does it mean? Otherwise thank you, otherwise thank you. Ndashimye rwose kubyo munkoreye. Gushima yego nibyo kuvuga ngo murakoze, ariko I admire muvumburiye akandi kantu. I admire you how you learn my lesson. Ndagushimiye cyangwa se ndagushimiye uko wize rino somo. I wish you all the best. I wish you to catch everything. Step by step you can learning this lesson. Okay, give me a few firewood in order to make a fire. Give me a few firewood in order to make a fire. Give me a few firewood in order to make fire. Yes. Inkwi nke kugira ngo fatishe umuriro. Niba ushaka gufatisha umuriro rero bazaguha twa tundi tutwambagara dukeya uzashyira munsi y'izindi nkwi. Yes, kugira ngo ufatishe umuriro. To make a firewood. Niba ushaka gucana umuriro uzavuga ngo I am going to make a fire. Ngiye gucana. I am going to make the bed. I am going to make the bed. Just a bed. Ngiye gusasa. I am going to cook. I am going to make a breakfast. Cyangwa se to cook. Yes, etc. Na iyo wamaze kubona ingero ahangaha zifatika rwose, ibindi by'ingenzi ugenda ubyishyiriraho. Ni ukuvuga ngo a few ni utuntu dukeya duke. A few, a little,
tuntu duke cyane duke, few tudahagije. Yes, we met few people tomorrow, but three. We met few people tomorrow, but three. Ubwo tuvuze tomorrow but three abari ku munsi wa gatatu warangiye. N'ubu no munsi turi kuwa kane, kubarasubira inyuma uzavuga ngo kuwa gatatu, kuwa kabiri, kuwa mbere. Iyi ni tomorrow but three. Yes. Twahuye n'abantu bake mu gitondo cyo kuwa gatatu. Yes. Mu gitondo abantu baba bazindutse nyine ni bakeya, ntabwo baba bari baraba benshi. Twagiye, give me a few chairs. Ma intebe nye. Aha ngaha ni nk'aho ubutegetse faire attention, utazabwira umuntu ko wiboneye ngo give me a few chairs, cyangwa se ukavuga ngo ari nk'ubwa mbere muhuye, ukavuga ati give me a few chairs, cyangwa se give you a few bottles. Yes, a few bottles. Aha ngaha ugomba kwitondera. Iyo ushyizemo give me, ni nko gutegeka ubundi. Ubutegetse. Ariko ugomba kuvuga ngo please may you lend me a few chairs, cyangwa se please may you bring me chair. Mwanyihanganira mukama intebe nkeya. Niba wagiye nko gutira ahantu, nuko bimeze, ugomba gusaba witonze mu kinyabupfura gikeya, ukavuga ngo may you niyo mu cyubahiro. Ariko can uyikoresha nko ku muntu musanganye. Can you give me? Can you remind me what I told you? Wanyibutsa. Can you remind? Cyangwa se can you remind us? Wakwibutsa ibyo duheruka kwiga ubushize. Ibyo duheruka kwiga ubushize mbibutse ko harimo a few na few. Yes, a few na few. Ugomba kumenya ahantu ikoreshwa, utazajya kuvanga ibintu ukagira gute ukabishyiraho ahatari ngombwa. Cyo kurikiza amategeko y'Icyongereza, kuko Icyongereza gifite amategeko umurongo ngenderwaho. We need few cups. We need few cups. Urumva, niba ari ibikombe bike, niba ari abantu batanu, kazana ibikombe bibiri. Nakundi nyine batatu bazajya bafatanya igikombe kimwe. Ni nko kwiyeranja bagasangira. Hahandi nko mu buko uzajya usanga igicuma kimwe gisangiye intebe yose iriho abantu nk'icumi. Niko bimeze. Ariko aho ngaho bitandukanye no kuba ufite wenda intebe imwe ukajya uyishyiraho nk'ibicuma bitatu. Urumva ni ahantu biratandukanye cyane. A few na few, menya ahantu bigomba gutandukanywa. Niba uvuze mu nteruro byanga byemera ukavuga ngo may you lend me a few chairs, cyangwa se may you lend me few chairs. Ubwa mbere niba bambwiye ngo mwamfasha mukaniza intebe, nubwo zaba ari nkeya ariko mukazima ko zamfasha. Yes. Ubwo wenda n'urugero, hamwe bazaba bakubwiye ngo mu intebe 5, bitewe n'abantu ufite ubona ko bashobora kwiyeranja bakazicaraho. Aho birumvikana. Yes, nizere yuko rero wameze kumenya aho few na a few bikoreshwa. Okay. They want few spoons. Bakeneye ibiyiko bingahe? Bike. Ni bikeya rwose, ni bike. Urumva hamwe abari ibintu bikeya rwose, abari ibintu bikenewe ari bikeya, ahandi ugasanga uko biri kubaho, biri kujya kuba byinshi, ariko kubera ikibazo nyine cy'abantu turabibaha, ariko nta kundi byagenda kugira ngo bibashe kubageraho. Okay.
Some cars are clean, others are dirty. Some cars are clean, and others are dirty. Imodoka zimwe zirogeje, izindi ziriho umwanda cyangwa se ziriho ivumbi. Ziriho ivumbi. Dirty ni umwanda. Cars twabura ni nkaho twakavusize mu bwinshi, ariko ari imodoka imwe tuvuga car. A car. Some cars are clean, others are dirty. Imodoka zimwe zirogeje, izindi zuzuyeho ivumbi rwose zimeze nabi. Every tree is very long, don't climbing. Every tree is very long, don't climbing. Don't climbing. Ntabwo bavuga climbing, bavuga climbing. Buri giti ni kirekire. Ntucyurire. Niba nk'uburire rero ntuwurire icyo giti, gishobora kuba ari kirekire cyane. Wagira hejuru ukagira impungenge. Iyo ugize impungenge ahakurikiye urabyumva, ni uguhanuka. Each cloth costs 5,000. I would buy it. Each cloth, wibuke ko cloth cyangwa se cloth ni umwambaro. Iyo tuvuze clothes cyangwa se clothes aba ari imyambaro, ariko hano bari kuvuga ngo buri mwambaro igiciro ni 5,000 ngomba kuwugura. Ngo ni ikintu wihaye nyine. Iyo ari ikintu wihaye, okay, you would like it, you would buy it. Ni ukunda rero ugomba kuwugura. Would rero ni nkaho nayo itegeka. How many computer is here? Nuwuhe umubare wa computer uri hano? How many computer is here? Yaba ari hariya uvuga over there, cyangwa se yaba ari hariya hejuru ukavuga up there, cyangwa se down there. Machine ziraha cyangwa se mudasobwa ziraha, umubare wazo ni uwuhe? I would like to know the number of computers you bought. Ndashaka kumenya umubare wa mudasobwa waguze. Niko bimeze. Yes. Ubwo rero hagati aho ngaho, iyo mibare ya computer tugomba kugira gute? Tugomba kuyibara tukamenya computer bahasize. Okay, iyi video ni ingenzi kuri wowe kuyikurikiza, ukazadufasha kugira gute? Kuduha comment, amanota. Murakoze rero, naho ubutaha uzitabira irindi somo ry'ubutaha kugira ngo ubashe kuzabona irindi. Iyo ugiye wiga step by step biragufasha kumenya kandi ukongererwa mu bitekerezo ufite. Thank you very much.